Mutesi, you messed up with the wrong person. Ibyawe biraje bijye hanze. Kuko wahemukiye udahemukirwa. Scammer wujuje ibyangombwa. Reka dutangire gutya. Hano hari text mfite igira iti: Mana we, ayo mfite ye ateye isoni. Niwe wisobanura gusa. But I don't want to be in a media. I blocked her already. Escrow. You can post just that message, but I don't want to be mentioned in the media. She scammed me 650K. That was meant to be help poor people. Nta muntu mpemukira ngo bimugwe amahoro. That's why she's exposed. Kandi nta na kimwe nakoze, naramwihoreye. Ariko nta muntu, I repeat, uzampemukira ngo areke kuba exposed. Kandi ndi hano niyicariye. Umuzungu yaravuze ngo do good and go, and good things will always come back to you. Ngo gira neza wigendere, iyo neza izakugarukaho mu gihe wowe utazi. Mutesi, you messed up with the wrong person. Ibyawe biraje bijye hanze. Kuko wahemukiye udahemukirwa. Scammer wujuje ibyangombwa. Nkuko mwabyumvishe, umuntu wampaye ino text yambwiye ati you can use this text but don't mention my name. I respect that. Ntabwo ndi mentioning izina rye, ariko murabyumviye. Yagiye avangamo uruzungu rwinshi kuko ni umusirimu cyane, ni umunyamashuri. Ndagerageza kubasobanura ibyo yavuze. Yavuze yuko ngo uyu mugore Mutesi ashorejeho hasi y'inkuru avuga ngo yagize ati asoza ngo you messed up with the wrong person. Wakinnye cyangwa se wakinishije umuntu utari uwa nyabo. Kuko mwumvishe muri text avuga ngo niwe muntu ukunda kwisobanura ngo kubera yuko ngo yamaje no kumubloka already. Ngo ariko ngo ni umweskoro. Arangije arambwira ngo she scammed me 650K. That was meant to help poor people. Ngo yamuskaminze 650 byari bigenewe gufasha abakene. Iyo umuntu akoresheje ngo scam cyangwa se ko yaskaminzwe, biba bivugwa yuko yatuburiwe. Ntabwo nagiye muri details nyinshi zo kumubaza uyu muvandimwe ibintu byinshi kuko ntibajya bizera abantu kuri social media, na cyane ko mubona adashaka gukururuka mu mbuga nkoranyambaga. Nanabyubashye rwose. Ngewe reka mu mari impungenge, ntabwo ndi babandi bashyira ibintu byose hanze. Kandi rwose I respect your opinion. Kuba rero yambwiye ngo simvuga izina rye, singomba no kurivuga rwose kuko nta nicyo ryabafasha. Icyo bigomba kubafasha ni message yampaye yo kugaragaza ko uyu muntu uhora urira yuko ngo bamubeshyera koko kwibyo avuga atari ukuri, ahubwo ngo hora yiriza. Mwumvisha avuga ngo akunda kwisobanura cyane. Bisobanura iki? Bisobanura yuko uyu muntu nawe asa nkaho yarambiwe, ndetse binamubabaza cyane kubona umuntu ahora yisobanura mu bintu kandi by'ukuri bamuvuzeho by'ukuri. Right? Aragira ati jewe yantuburiye 650. Aya mafaranga ngo yaragenewe abakene. Bivuze ngo bisa nkaho yamucishijeho kujya kumutangira iyo nkunga, yarangiza we akayakoresha muri gahunda ze. Cyangwa se iyo umuntu akoresheje scam cyangwa scammed, bisobanura ko yaratuburiwe. Birumvikana of course aya mafaranga ntabwo arayo yamuhaye nk'umugurije, ahubwo nayo yamucishijeho ngo ajye gufasha abakene.
arangije akoresha muri gahunda zicyo niko mbitekereza, kuko ntabwo ijambo scam cyangwa se scammer biba bivuga yuko ibintu yakoze byaciye mu mucyo. Uyu mudamu mutaza no kugira ngo hano nukumugendaho, kubera yuko nta n'impamvu n'imwe mfite yatuma mugendaho, ariko ubuzima abamo n'ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi bose babamo. Ashobora kugirana ikibazo n'umuntu, ashobora gukorera ikosa umuntu, ariko ikintu kibi cyane kuri we ni ukuntu buri munsi ahora ari inzirakarengane, atajya yemera na gatoya ikosa yakoreye umuntu, ahubwo akaza kwisobanura ashyirishamo wa muntu we yigize mutagatifu. Ibi bintu rero birakaza abantu bafitanye utubazo twa hato na hato nk'utu twose, bakabona yuko ni n'agasuzuguro gakomeye cyane. Umuntu araguhemukiye akaba wamugani ngo impyisi kurira umwana yarangiza ikakurusha uburakari. Umuntu araguhemukiye narangiza kurusha uburakari aba ari nawe ahirikiraho amakosa yawe. Ntushobora kumva ukuntu uriya mudamu bagiranye ikibazo ejo bundi w'imyenda, kiriya kintu yamuhirikiyeho cyamuhungabanyije. Umuntu agukoreye ikosa, buriya hari ibintu byinshi Mutesi ari gukora kuri iriya nkuru kandi akacana umucyo pe. Singiye kumwigisha uko yitwara muri media, ko yayintanzemo ni n'umuregent arabizi cyane, ariko nk'iyaza akicara akavuga ati I am so sorry, yenda hari akantu katagenze neza hagati yanjye nawe, either habaho gutinda kohereza imyenda, or habaho kudakora communication nkuko bikwiriye kandi hari byo nkugomba. Ibyo mbisabiye imbabazi, ariko ku kijyanye yenda no kubutekereza ko imyenda yawe nayambaye sicyo yenda ni yindi bisa ni kwamamaza, akabisobanura gutyo, aho kugira ngo aze yicare kuri kamera umuntu azi ko yafudikiye cyangwa se yakoreye amakosa, agahita amuhindura ikigarasha. Biriya bintu nawe ari we warwara ihungabana rinakomeye cyane. Umuntu yagukoreye amakosa narangiza ahita kwita ikigarasha, abibwira isi yose ko nguri ikigarasha, ngo ibyo bintu mwabiganiriye, ngo uzi ibintu yankoreye, ukagira ngo se mute tubyite kukunda igihugu cyane mu buryo bukabije, kuko ese nimba ukunda igihugu cyane ko ukaba warabonye uwo muntu ukamubonamo icyo kintu, kuki utahisemo kubivuga icyo gihe ukaba ubivuze ubu ngubu ari kumugeranya ikibazo? N'abantu bakwiye rega, abantu bubwira baratekereza bakanibaza, ese uyu kuki ibi bintu abishyize hanze nona? Sinzi impamvu abantu bakunda kubaho ubuzima bwo kumva ko bari ba miseke igoroye. Ngewe ibyo bintu ntibyananezeza. Sindi miseke igoroye, sinzanabana miseke igoroye, kuko ndi umuntu nyine. Umuntu nitugirana ikibazo nkabona ko ndi mu makosa, I will approach him or her, musaba imbabazi, ne kumurusha uburakari mu bintu by'amakosa yanjye, cyangwa se ngo ntangire kumuhirikiraho ibintu mba ari we mpindura umunyamakosa azifu ntazi ukuri kwabyo. Buriya ni ikibazo cyane gushaka kwigira miseke igoroye, ugashaka guhora iteka ugaragara nk'intungane, ugashaka guhora iteka ugaragara nk'umuntu abantu banga. Ese ubaye kuko ari kubyizera abantu bakwanga, ntiwakabaye ugenzura iyo mpamvu abantu bakwanga, kuko umuntu bamwanga hari impamvu. Either hari ibyo bakora udashaka kwadimitinga nk'ibi byose, ugakora umuntu ikosa nkaho warisabiye imbabazi, ukagaruka abure wita umunyamakosa. Ibi bintu ntabwo byatuma umuntu agukunda rwose, kukwanga aba afite n'impamvu zo kukwanga. Iki kintu nimba ari kubitekereza ko abantu bakwanga, koko ukwiye kwicara ukitekerezaho, se abantu koko baranyanga cyangwa nibyo nibwira? Wabisuzuma ukabona wabona ko bakwanga, ukongera ukagaruka ukibaza ati se kuki banyanga, nabakoreye iki? Naho ukahasuzuma wabona nta kintu wabakoreye, ukongera ukajya muri yindi anga
ese imyitwarire yanjye imeze ite, cyangwa imyitwarire yanjye nituma banyanga. Ibyo bintu nabyo byose ubisuzume urebe, kuko hari abantu bashobora kutagukunda kubera impamvu nyinshi. Umuntu ashobora kutagukunda hari icyo wamukoreye kikamubabaza, urukundo yaragufite rugahinduka urwango. Hari n'umuntu ushobora kutagukunda bitewe n'imyitwarire yawe, akubonana akabona ntabwo ikwiriye, akabona nyine ntabwo uri umuntu wo gukomerwa amashyi reka mbyite gutyo, dore ko ukunda no gukomerwa amashyi. Ukabyitegereza ibyo bintu byose, wamara kubona hari utuntu tukugonga, kuko biri kose nta kintu kibura impamvu ibibaho, nta kintu kibura impamvu, ikintu cyose cyo gifite impamvu. Iyo mpamvu rero yishake, aho kugira ngo uhore wiriza kuri kamera abantu baranyanga ibi na biriya. None se ubu ko abantu bajya bavuga ngo barakubeshyera, aba bantu bose bari kuza bavuga ibi ngibi ntabwo ari abantu bawe, kandi bafite ukuri kw'ibintu, kandi byanyabyo mutanagira ngo ibi bintu uyu muntu yambwiye sibyo, n'ikimenyetso cyabyo yakimpaye nuko ntashaka ko kugishyira hanze, kuko atifuza kujya muri media koko. Gusa nashaka ko kubereka yuko uyu muntu uhora uvuga ko bamwanga, namwe mukamushyigikira mumushuka, mukomeza gutuma yibeshya, mukwiye kwicara nimba mumukunda koko ukamugira inama. Mwamara kumugira inama akayemera cyangwa se akayirejectinga, n'uburenganzira bwe, ariko ntimugahore mutuma umuntu yibeshya, abaho ubuzima bw'ikinyoma, bwo kwibeshya, bwo kubeshya abandi, kandi rega namwe mukamukomera amashyi. Arewe abantu bo ku mbuga nkoranyambaga narabamenye, nta muntu ugiye wambeshya ngo bikunde. Abantu bo ku mbuga nkoranyambaga bagukomera amashyi, turagukunda n'imitima myinshi cyane muri comment section. Ejo iyo hagize akantu kakubaho ahavugirijwe impundu, bahita bahavugiriza induru, bagashyira urushyi ku munwa bakakwirukanka inyuma. Twarabivuze, ingero nyinshi zirahari. Ntabwo mwabonye cases nyinshi z'abantu hano ku mbuga nkoranyambaga bagiye bagira utuntu tubabaho, tugahita tuyoberwa ba bandi bavugaga ko babakunda cyane ngo banabapfira aho bagiye. Mbaho urugero rwa Sabe yagize ibyago, inkuru imukorwaho ku mbuga nkoranyambaga, mudatekereje kabiri ntimwatekereza ko either ashobora kuba abeshyerwa, cyangwa se ari ibinyoma, cyangwa se mwese mwahise muhaguruka niyo nka bro, mumwirukanka inyuma ngo ntimwari muzi ko ari uko ateye. Mwari muzi ko ari uko ateye? Sabe si umuntu? Byanaba ari byo koko ari ukuri, si umuntu, ntafite uburenganzira bwo gukora ibyo nk'umuntu nyine kubigwamo. Kandi ugasanga uwo muntu urimo kwirukanka inyuma akuvugiriza induru, we ni umunyamabi, asize ari kuvuza induru hari amaba amaje gukora arenza yawe. Yarangiza akaza ati mbere ari we washyiraga imitima muri comment section. Abantu mwabaye mute? Kuki mushukana? Ngiyo mbwije ukuri mute, si uko mba mwanga, ahubwo mba ngira ngo yisuzume urwo rukundo rwa fake mumwereka, mumubeshya. Hari umunsi muzaruhinduramo induru, mumuvugiriza induru. Rero kugira ngo umuntu muvugirize induru muryarya, burananga indyarya giye iyo ziva zikagera. Ni nayo mpamvu ntajya ncana uwaka n'abantu bigira aba innocent. Ntararenga hano rero, reka mbibutse ko tubafite product zabafasha gukemura ibibazo bitandukanye. Abantu bafite ibibazo by'uruhu, uruhu rwo mu maso cyangwa n'ahandi, rufite ibiheri, rufite rudafata amavuta, rufitemo ibintu by'amacracks, urabona rwa ruhu rwumagaye rwagiye runacikagurikamo imikoki, cyangwa se ari uruhu rufite amabara byatewe n'amavuta, cyangwa ari uruhu nyine ibibazo by'uruhu rutandukanye. Tubafite product zabafasha gukemura ibyo bibazo byose. Hanyuma abadamu muzi ko mubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro,
ariko kandi mukabura n'amavangingo mu gihe cyo gutera akabariro, namwe tubafite product zabafasha gukemura icyo kibazo cyose. Hanyuma abagabo namwe mucika intege mu gihe cyo gutera akabariro, mukabura ubushake cyangwa se mwagera hagati bikanga rwose, mukanakoresha n'igihe gito rega. N'abandi mufite ibibazo mwagizweho ingaruka zo kwikinisha, tubafite product zabafasha gukemura ibyo bibazo rwose, ukabura urwembe ukongera ukaba mutaraga. Wahamagara kuri 0788359691 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ubanje guteranya 250 788359691. Hanyuma ntabwo nagenda ntabibukije yuko iyo usa neza burya binagirwaho n'uruhare n'imirire yawe. Ukurya nukurya bituma ugira uruhare mu mirire, mu kuntu usa no kugaragara. Rero mbibutsa yuko hano tubafitiye umuherwekazi bamwita Fa Catering. Rero niwe muntu wa mbere nzi hano mu gihugu ndetse no hanze yacyo, kuko nta bandi nzi wagufasha kugutegurira amafunguro mu birori byawe, haba ubukwe, haba brother shower, baby shower, kitchen party, za white party mujya mukorera mu birori, waba no ushaka no kwakira abashyitsi wawe. Uyu mubyeyi agufitiye ubuhanga n'ubunararibonye mu gutegura aya mafunguro, kandi akakira abashyitsi bawe nk'uwakira be. Mu bukwe bwo nabonye batanga n'impano, uruntu rw'urugifuti runga n'umusozi, bakaza barwikoreye bakaruhereza umugeni n'umukwe. Aba bantu nibo bantu bonyine nabonyeho ibi bintu. Nta handi rero wamubona. Mbuga ze nkoranyambaga ni Fa Catering, TikTok, Instagram Fa Catering, Facebook naho banza bariyo ni Fa Catering, imbuga nkoranyambaga hose bariyo ni Fa Catering. Ushobora no kumuhamagara rero kuri 0788 440034 07, ndebe ko iyi nimero ntayivuze nabi, nayifashe mu mutwe wumve yuko burya bakire. Umukire buriya nimero ye uyizi mu mutwe, kuko isaha n'isaha burya umukire uramwitabaza ukamubwira uti nyizi mu mutwe da, ni 0788440034 0788440034. Iyi nimero iba no kuri WhatsApp. Ushobora kuva hanze y'igihugu nk'aba diaspora mwe, ukaza uvuga uti umukunzi wanjye, yenda wibone umusheri mu gihugu, uvuga ati umukunzi wanjye ngomba kumwakira ahantu hari specific yihariye, nka kwa kundi mwafasha amaparitoma, araza akagutegurira rwose umukunzi wawe, ukamwakira iwawe n'abashyitsi n'abandi bose, ibintu bikagenda neza cyane. Hanyuma ushobora kuza nabwo uvuye hanze uje gukora ubukwe, ategurira ubukwe, ategurira inama, ategurira ibirori bigiye bitandukanye. Nimero niyo ngiyo reba no kuri WhatsApp. Abantu muri hanze y'igihugu mujye mubanza guteranya 250 788440034 ni Fa Catering. Hanyuma rero ka twinjire muri ya nkuru yindi twari twibereyeho. Uyu mubyeyi rwose abantu mumukunda mujye mumubwiza ukuri, ariko munamugira n'inama, mujye mureka kumubeshya. Ubu nkubwiza ukuri ko Mutesi igihe wagiye mu kaga, mu bantu bahangayika nkanababara cyane ndimo, kubera yuko nge ntabwo nigize faking urukundo mukunda. Nimba ari mu makosa mubwiza ukuri, yaba atari mu makosa nabwo ubwo nkahangana n'umurenganya. Uwo ni wo giye werayira, sinya nca ku ruhande, ntabwo nshyigikira amafuti. Nimba nshobora kubona umwana yakoze amafuti wanjye nkamufata nkamuhana, ntabwo ari uko mba mwanze. Ubwo n'urugero ndi kubaha, ntabwo ari uko mba mwanze, mba mukunze cyane. Ahubwo ndetse ni nayo mpamvu mba ngira ngo n'abandi dukunda tujye tubabwiza ukuri, tubahanure, tubahane mu buryo bwo ndega no kukubwiza ijambo ukamubwira ijambo uba uri kumuhana. Nuko rero gahunda ziba zimeze. Uyu Mutesi ikibazo si uko ufitanye utuntu tw'uturitije n'abantu, ahubwo ikibazo nuko buri munsi wigira inzirakarengane
ko abantu bakubeshyera kuri miseke igoroye. Ibyo bintu rero bituma abantu batakubonamo ubunyangamugayo rwose. Nimba ufitanye ikibazo n'umuntu, si we gusa n'abandi benshi, nanjye ubu hari uwo mfitanye ibibazo nawe n'abari kunkurikirana nabo mfitanye, ariko uwo muntu anyaprochinze akambwira ngo warafuditse, wankoreye amakosa, nakwicara nkamubwira nti aya musosori muvandimwe, birashoboka ko ntarinzi ko ari amakosa ndi gukora, cyangwa se birashoboka ko narindi muri iyi eta, ariyo mpamvu bitagenze neza ibya hagati yanjye nawe, ari kunyihanganira. Aho kugira ngo nze kuri kamera mpita ntangira guthrowing out amabanga uziranye n'umuntu, cyangwa se wamenye ku muntu, cyangwa se ugatangira kumuhimbira ubeshya kugira ngo ugaragare nk'inzira karengane. Ni bibi cyane rero. Hanyuma rero ndeka mbibutse ko dufite inzu iri ku isoko irimo iragurishwa, ngiye gusigamo video yayo, nanabashimira mwe babanye nanjye muri iki kiganiro. Wowe ko subscribe mani guha umugisha, nawe utarayikora kandi nguhaye ikaze mu muryango wacu wa Raila Wiz Show. Hanyuma reka duhure muri video ikurikira, nakagaruka. Bye. Iyi nzu mureba iri kugurishwa, ihereye Kanombe musi y'ikibuga cy'indege ku muhanda wa kaburimbo neza. Iyi nzu ifite ibyumba 5 ndetse na douche na toilette enye mu nzu, ikaba ifite dressing room cyangwa se urwambariro, ikaba ifite stock yo mu nzu, ariko kandi by'umwihariko ikaba ifite n'amazu yo hanze mu gikari, harimo ibikoni byo hanze, amadushe n'amatoilette byo hanze, amazu y'abakozi ndetse na stock zo hanze. Iyi nzu rero ikaba ifite uburyo yubatsemo byihariye, kubera yuko ifite ubusohokero cyangwa se imiryango isoka hanze igera muri 6. Igikoni gisohokera ukwaho, ibyumba cyangwa se koridoro isoka mu gikari uturuka mu byumba hafite ubusohokero ukwaho, n'umuryango usoka kuri salo ukwaho, n'umuryango usoka kuri master room yo hasi ukwaho, ndetse n'imiryango 2 isohokera mu cyumba cyo hejuru ukwaho. Iyi nzu rero nkuko muyireba ifitemo n'ibikoresho bishyashya, ushobora kuyigurana n'ibikoresho cyangwa se ukayigura nta bikoresho, byose biremewe. Ikaba iri mu kibanza kingana n'ubuso bwa 345, ariko kandi iyi nzu ifite umwihariko kuba ifiteho na installation y'amazi ashyushye. Water heater iriho ifite litiro 150, ariko kandi nakoresha imirasire y'izuba, nta kibazo cy'umuriro wakwirirwa ugira. Iyi nzu rero ikaba ifite abaturanyi, inzu zigeretse gusa, urumva ko ahantu iri muri location ni nziza, ni heza kandi ikora ku muhanda wa kaburimbo neza. Iyi nzu rero ikaba iherereye Kanombe nkuko nabivuze ku Gasaraba musi y'ikibuga cy'indege neza. Uramutse ushaka kuyigura cyangwa se ukayirangira uwayigura, wahamagara kuri izi nimero 0788359691, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp tukaba twakugeza hiri ukayisura, cyangwa se tukavugana uramutse uri muri distance, ugaduhuza n'uwagufasha kukurebera ko ibyo twavuze ariko kuri. Iyi nzu rero nkuko nabivuze irimo ibikoresho bishya, nayo iracyari nshya.